zino zikoresha pano zikoresha imirasire y'izuba nuko tujya tuvuga ngo zikoresha pano ariko ntago ziba zikoresha pano. Iriya pano ikintu ishinzwe no gusharija battery, hanyuma ya televiziyo noneho igafata wa muriro twasevinze muri battery, akaba ari wo uza gukoresha ibintu biba cyangwa se Imana ntiyaturesheje, hari biba bidakunda. Wese agiye muri V8 ntibyakora byakunda kandi n'icyo uheraho ngaho ubundi cyambere nuko ikuramo ipfuno ryo kumva kuri ku igare ryawe ni ry'agaciro korera urikoresha rikagira icyo kikugezaho rimwe na rimwe ugenda uzamuka ugenda uzamuka gahoro wenda n'urugero turi gutanga nawe ejo ukagera kuri V8 cyangwa ushobora kutagera kuri V8 ukagera kuri Land Rover kugira amato mu nyanja yego igihe cyose umuntu ahera kuri zero ko bavuga ko uretse wenda abana baba barasevingiye tuva mu nda ya mama twambaye ubusa, nta kintu dufite, tugasubira mu isi nta kintu dufite, yasi kongera buri umwe wese katubundikira uko yaje niko asubirayo. Yewe nubwo basubira nubwo baguhambana cyangwa bagushyingurana ari amafaranga yawe hamo hari hasi aragenda akaboreramo akaguma gusa. Reka nkubaze ikibazo cya nyuma, hari uwari tubajije ngo ese kuriya ku maradiyo amampuri uteraho modire, ese iriya modire iri kwandika iri kubwira ngo low battery cyangwa battery gushaho umuriro biterwa n'iki? Bo rero yari tuno tumodire two duterana ikintu gishobora kubitera nandi kubitekereza ngo mubwire iki musubize neza. Ikintu gishobora kubitera, urabona ko kari akamodire sinzi niba none wabona modire nayibona ushobora kukabona mu buryo bworoshye, ariko kari akamodire wenda ku bantu twiganye Ridacard bwashize, kari akamodire gafitemo regulateur. Twongeye kubasuza inshuti za Adolphe Tech. Muri iki gitondo hari hakabeho cyane, umenye imvura igiye kwirirwa igwa cyangwa itakurirwa, ikirere kikaba kitari bwirirwe neza cyane. Twongeye kubasuhuza aho muherereye hirya no hino. Uyu munsi turi kumwe na mwarimu wacu, tugiye kubana nawe mu bibazo agiye kudusubiza, mu nama ari butugire ndetse n'ibyo turi bugende tumubaza bigiye bitandukanye kugira ngo tuze kubasha gusobanukirwa byinshi byadufasha muri ubu buzima, dore ko ubu buzima tubamo kugira ngo twige, kandi iyo wize uramenya ukabasha kugira icyo wakwigezaho mu buryo butandukanye. Turagusuhuje. Nanjye ndabashuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, kandi mbahaye ikaze kuri Adolphe Tech nk'uko mumaze kubivuga, nanjye mbisubiremo mbishimange mbahaye ikaze. Ndakwibutsa utera gukora subscribe uri kureba iyi video, ndagusaba gukora subscribe ndetse ukareba n'izindi video zatambutse twagiye dukora kugira ngo ubumenyi bwawe burusheho kwiyongera. Ndakwibutsa gukora share kugira ngo n'abagenzi babashe kumenya buno bumenyi butambukira kuri iyi channel, ndetse comment zawe aba ari ingirakamaro kugira ngo nawe twunganirane ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye tugende ubisubizwa gahoro gahoro. Muri iki gitondo ndetse ruve inkuru nubwa mbere nari nyumvishe ngo mu rukiko hari umugabo waregewe yarashatse ngo yaregewe kuba ngo yarabeshye umukobwa urukundo mbere yuko ashaka. Ni inkuru itari imeze nkaho, ni inkuru tutari dusanzwe tutamenyereye mu matwi yacu, ko ni umuntu bakundanye mbere ndetse nyuma baza kuba angamubeshya urukundo, kuko nabonye ko ngo urwo rubanza ngo rurimo kubera ko umukobwa kubera kwangwa ngo yarezwe ko nako buri kwezi byibuze atanga 400 mu kwivuza depression. Ruri mu Rwanda? Ruri mu Rwanda, ni wahoze ari minisitiri uri kurorerwamo. Karagaciyemo nuko narumvishe bisa nk'ibitagaje kumva umuntu yarezwe ibintu biri. Yavugaga ko atigeze amukunda mbere yuko babana. Ntago babanye, ahubwo we yaragize
yari date bisanzwe amubeshya ko amwereka umuryango umukobwa nyuma rero umukobwa aza kubona umuhungu yashatse undi mugabo mbega bituma atongera kugira undi muntu ashaka niba yamureze yamureze bari mu rukiko bari mu rukiko rw'ibanze buriya biraza gusobanuka ndizera ko noneho nawe ubu ngubu umeze neza nakubaza ikibazo cya mbere twabajijwe n'uwo bita Denis Ndanga ni umurundi abarundi ndabasobeje cyane yabajije ikibazo ngo avuga ngo hello hama ndabaze ni gute wakora flat TV vuga ikirundi neza reka ntabwo nkizi neza hello hama ndabaze ni gute wakora flat TV mu gihe yerekana amasanamu atabona neza ni flat TV ikoresha imiswarara y'izuba imiswarara ni imirasire y'izuba turakimenya ngo ni gute suramo ikibazo cyabuza ngo hama ndabaze ni gute wakora flat TV mu gihe yerekana amasanamu atabona neza mu gihe ikoresha imiswarara y'izuba cyangwa imirasire y'izuba wenda nk'ikibazo yabajije rero gikubiyemo kirimo ibintu byinshi cyane udashobora kurondora kuko urumva yavuze ko ari flat ni flat zino zikoresha pano zikoresha imirasire y'izuba ni uko tujya tuvuga ngo zikoresha pano ariko ntabwo ziba zikoresha pano iriya pano ikintu ishinzwe ni ugusharija batiri hanyuma ya televiziyo noneho igafata wa muriro twasevinze muri batiri akaba ari wo uza gukoresha ya televiziyo rero kuvuga ko itareba neza ni nkacyo yashatse kubaza sinzi niba ari nka flu niba irimo ibintu bidakeye ariko yari amashusho yayo adakeye winjira muri factory yayo muri settings yayo ukajya mu gukesha amashusho kuko wenda ntabwo twari twiga flat mu buryo burambuye uko ndacyari kubitegura ariko hari uburyo winjiramo ugakesha amashusho niba yareberaga kuri bit 32 ukayizamura ukayijyana ku 664 cyangwa se ukayimanura ikajya munsi yaho cyangwa ikajya ku 1040 bitewe n'ubwoko bw'ikirahure n'uburyo body yayo idisplayinga kuri iyo screen sadepa n'ikirahure kirimo na motherboard ari gukoresha ariko iramutse yaraje gutyo imeze ariko yavuye mu ruganda imeze nkeka ko yaba yataye settings ikava aho yari settingiye noneho igata bit zayo z'ikirahure ni nka ko numva namusubiza kuko ubwo urumva ashobora kuba ntambwiye niba hazamo ibintu wenda nko ku muntu akabona ari ibintu by'ibibara akabona nyine umuntu ntago ari clear ntago akeye ni nka ko wenda namusubiza kuko ikibazo cye urumva ko gikubiyemo ibintu byinshi ntabwo gisobanutse neza kuko hari n'uburyo ushobora kujya muri settings bisanzwe ukazamura urumuri cyangwa ukagabanya umweru cyangwa se kongera kara bitewe nuko uri kuyibona televiziyo kereka nk'ubwo ayifotoye agafata nk'akavideo namusaba wenda mugenzi wanjye w'u Burundi fata akavideo noneho unyoherereze ndebe ukuntu irabisa ndumva hari nimero yanjye barayifite noneho aze kunyoherereza akavideo kuri WhatsApp ndebe cyane iyo agashyira kuri channel yayo akanyohereza nta kibazo ndumva hari yabasubijwe n'abadasubijwe oya buriya ari buze kureba video aze cyangwa yanagusobanura muri comment hari ukuntu yagusobanura neza undi muntu wa kabiri wakubajije ikibazo bamwita Shemi TV yavuze ngo uzadusobanurire super number 1 ufungure igatangira ivuga neza ariko uko ugenda ishyuha igituza kikagenda kizamo urusaku rwo gusarara cyane yego super number 1 iyo imaze umwanya iri gukora ikazamo akantu kaduhira ushobora guterwa n'ibintu nka bine hari ukuntu rimwe zira transistor z'amatede ya 2030 rero ku gituza cya super number 1 habaho 2050 haba harimo 2050
ziri hejuru ya za zindi 20-30. 20-30 bakunda kuzikoresha ku ruhande rwa Twitter rwa buriya busupika buto cyangwa se kuriya dukunze kubyita ngo ni utwana kuri turiya twana duto. Hanyuma rero kiriya gituza nicyo gikunda gukoramo 20-50. Ziriya 20-50 rero hari igihe imwe ipfamo igata valeri igata imibare yagombye kuba cyangwa se igata ubushobozi yagombye kuba ifite, noneho yata bwa bushobozi yakoreragaho kubera wenda uko ayivuza cyane agakoresha impedance nini, noneho za 20-50 zigatangira kugenda zicika intege, hakagira imwe yangirikamo ugasanga iravuga ariko yatangira gushyuha igatangira guta wa mwimerere wayo, igatangira kuzanamo ikintu kiduhira. Bishobora guterwa na transistor, bishobora guterwa na kondensateri yo muri, reka tubyite nkaho ari muri power supply y'iri ampuri, ariko tubyita y'iri ampuri ziriya capacitor nini, yabanza agacekinga ko nta irimo yabyimbye, cyangwa se akareba muri buriya capacity buyungurura gukora filtration bwegereye transistor, nabwo bushobora kubitera. Icya gatatu iriya base booster kari iriya 4-5-5 8 hari igihe nayo iba ifite ikibazo yarangiritse, nayo ijya ibitera ikazanamo akantu k'agasako, ikazanamo akantu kaduhira, nayo ijya ibitera. Ndumva hari nko kuri iyo super number 1 iduhira cyangwa se iyo base booster, ni nk'icyo umuntu yavugaho. Ndumva hari ari ubasubijwe ariko byumva neza kuko umuhaye ibintu bishobora gutera icyo kibazo ku buryo nashobora kuba yapima akareba icyabitera. Wenda n'akandi namwongeraho nuko yacekinga, harimo buriya capacitor bwa ceramic busa n'icyatsi, aba ari ampere 2 4 jours cyangwa se des ampere 373 jours. Yatureba natwo iyo kapfuye nako ushobora kukabona hari igihe gahinduka, ukabona kahinduye kara yako katangiye kuba nkaho kajya kuba nk'umukara, cyangwa ukabona katangiye gusa nkaho kajya kuba shokora. Iyo gapfuye nako nazo zishobora kubitera. Okay, urakoze. Ikibazo cya gatatu ngiye kukubaza, kirabaza ngo ese kuri transfer uburyo ibizinzemo, hari uwabaje gese primaire igizwe n'insinga zingahe metero zizinze? Yego, ubundi transfer biterwa na constructor ariko mbivuga, cyangwa se umuntu wubatse iyo transfer. Ariko nk'izi zose tugura z'abashinwa, izi ziza muri aya mampuri y'abashinwa, barazizinga zirakora yego, ariko ziba zikoze nabi kuko tukunda kugira ikibazo ko zikunze gushya. Rero zitwikwa n'iki? Impamvu zikunze gushya nuko kuri primaire baziha insinga nkeya, baziha speed cyangwa se nombre de speed, reka ariko mbivuga, nombre de speed usanga zishobora kuba bazinga nkeya, noneho uko bazinze nkeya habaho ikibazo, habaho nk'agashort circuit, cyangwa haza umuriro mwinshi, cyangwa umuriro wabyina gato wazamuka, transfer ikabirahiye. Nuko transfer dufite muri ino minsi zishya, ariko uzarebe transfer zakozwe mbere atari izi ziri kuza ubu, nouveau model, usanga ari transfer nziza zifite insinga nyinshi, kandi usanga transfer z'ubu ntabwo bari gushyiramo insinga za copper y'umwimerere, cyangwa se reka mvuge cuivre cyangwa se uriya muringa. Ubundi urutsinga tuzi ko aba ari umuringa ari copper nyakopa, noneho basigaye bafata izi nsinga zimeze nka aluminium, noneho bakazisiga verine inyuma, akaba arizo bakoresha bobine cyangwa se arizo babobinisha. Kandi ziriya nsinga za aluminium ishyuha vuba cyane kuruta iyi copper, kandi irashyuha niyo ntihite irekura ubushyuhe vuba. Yo irashyuha igatindana ubushyuhe. Uko rero ishyuha igatindana ubushyuhe, ya verine iriho inyuma igenda ishishuka, noneho uko ishishuka ya transfer, twibukiranye ko hari gucamo 220 ari iri kuzunguruka, noneho igahita ikora
kurusirikwi, kuko bobine ni urutsinga ruba rugiye ruzingiye hejuru y'urundi, cyangwa se transfo ni ziriya nsinga ziba zigiye zibobiniye hejuru y'urundi. uko rero iyo rushyushye verine izora ikavaho, ya verine iriho inyuma, kubera yo verine iri kuri kopa biragenda bigahura neza, ariko iyo ishyize kuri aluminium ubona bidafashe neza rwose. ubona iyo ugize na gutya gato uhita ubona bivuyeho, rero bikaza gukoranaho zigahita ziza. rero ari kubaza ngo yaba ifite uburebure bungana iki, cyangwa ntago namubwira ngo uburebure bungana iki, kandi bitewe n'uburyo uburyo nuwayo cyangwa se iki cyuma iki giplastike tuzingiraho kiba kirimo ari amabati, biterwa n'uko kingana. nshobora kuzinga kubera kari gato, nkazinga nombre de spire nkeya, ugahita ubona karuzuye. ariko uburyo bwiza bwo kubobina transfo ni uko byibura kuri primaire nka zino dukunze kubona usanga zifite ome 50-45, ariko wazinze transfo neza byibura wakayijyana ukayigeza kuri ome 70 kugera kuri 90, nibwo ufite transfo ifite imbaraga, umuriro uwo ari wo wose udashobora kuza guhungabanye, ku buryo ihangana n'ihindagurika ry'umuriro. byibura yagira ome 90, hagati ya 70 na 90, nibwo transfo rwose iba ibobinye neza. uzarebe nko kuri ano mampuri ya kera ataragiraga flash, ataragiraga memory card, wasangaga transfo ibobinye neza rwose. aza wenda niba ari umutekinisiye, kuko ndabyizera ko ari umutekinisiye ko yabimbajije, azafate nk'iyo transfo ayipime, arebe ome ifite, afate appareil ashyire muri continuité, noneho apime ashyire kuri transfo, azahita abona ome ifite, byibura ajya yigenderaho akore transfo ifite ome nk'izo. urazinga ukazinga, uko uzinga primaire, wenda nko mu minsi zandi ushaka uburyo mbibereka mu buryo bobina transfo, noneho ukazinga primaire, uko uyizinga waza kugeramo hagati ubona umaze kugira spire nyinshi, ugafata appareil ugapima ukareba ome ugize. niyo mpamvu rero usigaye ubona wenda ku mampuri ari gusohoka ubu ngubu bari gukunda gukoresha power supply, amatransfo ari kugenda bayavaho, ariko nanone n'ikindi mpamvu bagenda babireka ni mu buryo bwa ekonomi yabo, kugira ngo babashe kwishyurira cyangwa se abapakira ibyo bintu ntibize biremereye cyane, biri heavy, kugira ngo batabasoresha imisoro myinshi. kuko uko ikintu kirusha kuremera niko transport yakirahenda. niyo ugeze aho ugomba kubisorera, nabyo hari bapima ku biro, noneho ugasanga ibiro byabaye byinshi. ariko niba umuntu ari kuzana mampuri afite power supply ntabwo ibiremereye. niyo mpamvu uri kubona ibintu bigenda bihinduka na evolution yenda iba muri electronic. nuko nguko nicyo nabimubwira. tukiri kuri transfo, turabizi ko ubu ngubu transfo abenshi bazi, tuzi ko ari transfo mu Rodriguez D70 AIC uhita ujya kuri transfo. hari transfo ishobora kuva kuri 12 volt DC ijyana kuri D70, ijyana kuri D70 ntabwo yaba ari DC, ngo yaba ari AC. iyo transfo rero ntabwo ibaho, ahubwo igomba kuba ifitemo aka oscillation kabikora, kuko ntabwo ushobora gufata transfo ngo ubundi iyo wakayise nka transfo elevateur rero ntabwo ibikoze gutyo. yo ibifashe ni ukuvuga ko ushobora gufata nka transfo wenda yasohoraga nka 20, wenda tubari yasohoraga nka 230, nkashobora kuba step upinga nkayivana kuri 230 nayijyana nko kuri 240, cyangwa nka kwa kuntu buri ahantu hari chute de tension, ugasanga wenda nk'umuriro uri kuza nabi, akajya haza nk'umuriro utageze kuri 220, wenda kubera ikibazo cy'amatransfo transformateur dufite mu gihugu zitarakwira ahantu hose. ugasanga nk'umuriro ahantu wenda nko muri quartier ari kugira nk'umuriro w'180 cyangwa 160, bitewe nuko wenda abantu bamaze guhuguka bose bacometse amapareil electric. ugasanga wenda cyane barimo nk'ibyuma bisya, bacometse ibintu by'amatrifaze bifite imbaraga, noneho ugasanga nko muri iyo quartier habaye ikibazo, umuriro wabaye muke. uwo ngo ushobora ku step upinga ukawuzamura. ariko uvuze ngo urafata 12
ngo uyijyane kuri 220 ukoresheje transfer, nkeka ko byagorana, byaba ari ibintu binini, ni calcule nini. Ariko ikintu duhita dukora ahubwo dufata ya 12 yacu tugakoresha oscillation, tugashyiramo na transistor, tukayijyana kuri 220, ariyo bita mu cyongereza ni inverter, ku buryo nshobora gufata umuriro wari muke, wari DC wa battery, nkawugindura AC kandi ukaza n'umuriro nk'uyu nguyu ducana ufite imbaraga. Ni ukuvuga ko rero ahubwo ndawufata ari 12 ari DC, nkawu step upinga nkawugira 220 AC. Ni muri ubwo buryo hari numva nasubiza icyo kibazo wabajije. Dusigaje ikibazo kimwe cyangwa nka bibiri, ariko mbere y'uko tubigeraho, ese ukiri utaragira kuri iyi level uriho, uri nko muri level 4, ntaho wageze, uri nko muri level 4, nzi ko ari ikibazo, ari ibibazo uri kunsabira kumbiye, uri nko muri level 4, ni cyo kintu wumvaga numara kwiga uzakora? Njye rero ndi muri level 4, njye undi nari ndi umukanishi mekaniko automobile. Ndi muri level 4 rero numva ko nzaba umutekinisiye w'amamodoka, kandi numvaga nzakora wiring. Nuko icyo gihe nibwo ari kuza n'amamodoka arimo electronique gakeya, numvaga ari byo bintu nzakora. Ariko ngeze hanze ndebye ukuntu mu garage byari bimeze, ndebye ukuntu badukubaga, ndebye ukuntu ubuzima bwari bugoye, utari no kwikorera, ugakora ukabona ko wakoze nka boss agahita yishyuza, yatanga nka facture ugasanga yatanze nka facture ya 1.5 million, wowe watekereza ko baguhembye 30,000 wihonze. Hari igihe twabaga dufite ibintu by'amatiyo, dufungura amavere, dufungura ibiburo binini, ugacomekamo itiyo, ugacomekamo indi mu gihe uyitenetse ikabikubise mu mutwe. Ni wapi kabisa. Mbive nuko navuye muri mekaniko automobile, uhita wijya muri electronique. nuko nagiye muri electronique. Ni ihe nama wagira urubyiruko muri iyi minsi ukunda kwiharahaza ku bintu runaka kandi abona bidashoboka? Ntabwo navuga ngo buriya iyo ushaka ikintu ugikunze, ntabwo uragikora uko byagenda kose, cyaba kikuvunnye, inzara zaba zivamo, waba utahana ibisebe cyangwa se ufite sikazi, ufite inkovu z'ibyo bintu ukora, nyine ni akazi kagutunze. Ntabwo nzagira intoki nk'iz'umuntu w'umubirokrate, ntabwo bishobora gukunda. Nyine iyo umbonye ubona ko nyine ndi umutekinisiye. Nibonye umuntu w'umubirokrate wo muri office, nyine uhita ubona ko ari umuntu wo muri office. Rero niho numva ko bitandukaniye, kandi ntabwo ngiyewe Adolphe nzabaho nk'uko Christian yabayeho cyangwa se Innocent. Biratandukanye. Ngiye nshobora kuba Adolphe wenda nkora akazi wenda kamabuye, urugero ni mfite inyundo ngomba guhonda amabuye nkayamena, ndetse ko wenda ubuhajeho no mashini amena amabuye. Abantu benshi wenda ntabwo bagikora, bakikuvunika cyane, cyangwa se niba mponda isima, uretse ko hajeho n'imashini ziponda, ndaponda isima kuko ako kazi niko kari kuntunga. Ariko ntabwo nahita mvuga ngo kuko ako kazi ndi kugakora kamvunye ngo mpite ndeviya. Ese ndeviye ngiye mu biki? Sibyo? Ni ukuvuga niba ngiye kuva muri ako kazi nari ndimo wenda nko ku rubyiruko, ese nabonye ikindi ngiye gukora kiri bunyungure kandi kitari bunjyane muri risk. Kuko urugero nshobora kuba wenda nakoraga urugero wenda ikiyede, sibyo? Wenda najyaga ku mashansiye nkakora akazi k'ubuyede. Niba nakoraga akazi k'ubuyede, umuntu agahita aza akambwira ati rero ati nakuboneye akandi kazi, nkamuzana akahe kazi, ati ngwino wenda ndakubwira uhageze. Tukagenda nkajyana nkasanga anjyanye wenda mu gushikuza amasakoshi, urugero. Sibyo? Ubwo no kwiba. Yego. Anjyanye mu kwiba. Nibyo rwose intoki zanjye zizaba zisa neza, nzahora ndi smart,
nzajya niba kuko ayo mafaranga sinayavunikiye. Ariko se ngiye ahantu heza ari amafaranga bayavunikiye ntabwo bayavunikiye. hari ahantu ushobora kwiba uzi bashobora hari amafaranga bayavunikiye uzi ko byibuze bagufasha. Ese ziriya mvune zirakwiye niba koko uvuga ko yayavunikiye? ntabwo zikwiye ariko nyine aba yavunitse. Ntabwo mpamanya nawe uvuga ko aba atavunitse. Ntabwo aba yayavunikiye kuko njyewe nari mfite agasakoshi sibyo urugero, cyangwa se mfite telefone naguze buretse listen mfite telefone naguze 200,000 sibyo cyangwa 300. Iyo telefone naguze 300,000 nayiguze wenda mu mezi 3 nakoze mu kazi sibyo. Urumva igihe bimfashe na mezi 3 ndi mu kazi nta simvusinyo njya muri detail y'akazi nakoze, ariko akariko kose karamvura muri ayo mezi 3 kugira ngo ngure iyo smartphone. None njyewe umuntu araje ayitwaye mu masegonda 5 naye atagezeho. None se buretse reka ndaguhija yego ndagiye mu muhanda araje pyato arayishikuje arirutse sibyo yego. Njye mu gihe nayikoreye mu mezi 3 nzongera guhongera kubona iyo telefone ryane nyuma y'andi mezi wenda 3 cyane bizana ubuzima bwawe yahindutse 3 bishobora no kwa hagiye byanga. Urumva rero cya kintu ngiye navunikiye wa muntu agitwaye mu kanya gato mu minota, niba yakoze plan yanavunitse yaga planning ko ncaho hantu kazanyiba nta n'amasaha nta n'umunsi byagutwaye. Ukwiba nabyo bigiraho ni ibintu byoroshye. Ntabwo ndi gushishikariza ubujura ariko se ubu nkawe ninde wakwiba gutya akaza akagushukuza agateruka ushobora kumwirukankaho ushobora kumwirukankaho umufasha ushobora kumuvuna akaboko gatatu umaje kumuvuna akaboko ntabwo nyine ntabwo byemewe. Ariko ufashe igisabo kugira kitagucika ari ukuntu gica intege nukugica intege ribu nabona. Reka tuvugana ko namufashe utanamukubise umujyanye kuri ribu cyangwa kuri polisi ntajye gufungwa. Izo risike zose naba zitekereza ariko ibyo ari byose si n'umuco mwiza. Impamvu nabivugaga udeviye akazi ufite akandi. Ese uvuye muri ibyo bintu ufashe umwanzuro wo kubireka koko wenda tuganire nk'abantu bakuru. Uvuye wenda mu kazi runaka wari uri mu kiyede ugiye wenda gucuruza. Ese wabonye igishoro? Niba ugiye gucuruza wenda tubare imyumbati n'ibijumba mu isoko ukaba ugiye kubidetaya, wabonye igishoro, wabonye ko hari clientele aho uzakura izo produit urahafite. Rero umushinga wize neza ko abantu agiye kuwukorera bizagenda bikenewe. Nk'icyo rero navugaga wenda ku kibazo ngusubiza ku kibazo warumbajije cyo kudeviya kariyeri wari uri. None se gutya hari abantu badukurikiye bakorera nk'umushahara w'ukwezi. Ngiye kukubaza ikibazo ariko nabo nkibabaza. Ese ubonye amafaranga uhawe adasanzwe ari ku mushahara wawe wayakoresha ute? Dusubiramo ikibazo. Reka nyikubaze neza. Ese uwo uhawe amafaranga adasanzwe muri wapangiye nk'umushahara uyakoresha ni impano? Nima uyabonye atari ku mushahara ni manije uyaryohamo cyangwa uyaheraho ukwiteza imbere? Exactly. Amafaranga ubonye mani ije uheraho witeza imbere. Kuyaryohamo guhita utangira kujya kugura amasumati amakeci ni inkweto ngo ni ubona kwiteza imbere ariko no ibyo bintu ntabwo ari kwiteza. Ese ubwo tuvuga reka nkubwire mfite umushahara 200 sibyo mfite famille ngize amahirwe mbonye ku ruhande 50,000 zitari ziri ku mushahara wanjye. Ni gute ntajya kugura rwa rukweto kugira ngo mbashe kujya muri ka kazi neza? Ubwo ntabwo ari kwiteza imbere. Ntabwo uri kwiteza imbere, uri kwiteza inyuma. Icyo gihe uri kwisubiza inyuma. No kuvuga ngo ya mafaranga hari step yawe yaragombye kugukuraho akakujyana ku yindi. Iyo step ariko nuko tururimo. Reka nkubwire, iyo urukweto ntabwo rurimo. Kuko nuzamuka ukora muri banki ko tubona bambara ni dressing code. Iriya myenda bambara barayihabwa cyangwa barayigura? Bo iriya myenda barayigura, ariko muri banki bafite uburyo bwinshi bwo gukora ku mafaranga. Baragenda hari loan baba bemerewe guha muri banki. Niba ari loan afata akazayishyura mu myaka 5 cyangwa 10, nawe ati nshaka loan iyi kugira ngo nikenure wenda ngiye kugura inkweto déplacement n'ibiki tatatata simbizi, hanyuma bakamuha amafaranga akagenda akakira ikibazo. Bifate nkaho noneho turi hanze gutya
wenda tubare ngewe wenda nari nsanzwe wenda ndi wenda nari nsanzwe ndi umutekinisiye none se why not niba nsanzwe ndi umutekinisiye kuki ntahita mvuga ngo reka ndanguremo transistor ayo mafaranga mbonye wowe sa nyaranguremo transistor rega wowe uri kubibara nk'umuntu n'ubundi mu mwanya hashobora kuza umukiriya yaza ugahita umukorera then agahita umuntu ukorera umushahara ku kwezi iminsi 30 ni myinshi iminsi wowe kuvuga ari umuntu ukorera umushahara nabwo ntabwo wagombye kujya kuyaguramo inkweto nese reka nkubaze wenda yaguzemo urugero telefone sibyo yari ikenewe yego d'accord ariko hari ikintu ngiye kubaza hari umuntu ujya kubona ukabona afashe amafaranga sibyo yego pe kugira telefone nziza ni Vix ni byiza wenda nko ku gitsina gore bari agatwiko ariko n'abasore nabo basigaye barabaye gutyo nyine bari agatwiko n'abapapa nabo ntacyo iyo n'umuntu w'umupapa agura fone ya miliyoni 2 nta mupapa ushobora gukora iryo kosa ajya kugura telefone ya miliyoni 2 byibura asevinze nk'izindi 6 kuri konti aka kanya sibyo wazishyura umwana kujya kugura telefone ya miliyoni 2 kuyigurira umwana utari wabuze uvuga ngo nabuze minerivare umwana ukamujyana mu kigo cyo 60 waguriye umwana w'umukobwa telefone mu 200 n'umurengwe n'ubundi abasanzwe afite amafaranga ntabwo wajya gukora ibyo bintu nta mafaranga nase ushobora gukunda umwana wo hanze ku rutu wawe uyu mwana aba yamuguriye iyo telefone nuko aba afite ibyo amukeneyeho baba bari bujye muri izo ngeso mbi ku buryo urukundo rushobora kuruta urw'umwana wawe ushobora gukunda ibyo byo hanze ku rudo ruruta umwana wawe none se rero ngewe ntabwo nemeranya nawe impamvu none se urugero Christian nguze telefone ngewe ubu hageze iPhone kangahe 17 ngewe Adolphe ndifashe miliyoni na 500 wenda nuko ndi umukene pe ariko miliyoni na 500 ndayifashe ngiye kuyigura telefone sibyo ejo ya telefone nyifite ndi kugenda mu nzira cyangwa nuriye urwego iramenetse sibyo Emilio Sexa already irahiye turi kumvikana kandi ya miliyoni na 500 nabonye yari manu sibyo imene gusihiye basura kaguramo nakajya nakagiye nkajya nkahigiriya nk'ibyumba nkagenda Emilio Sexa nabonamo ikibanza nkakigura kikaba kiriyo cyangwa ngenda nkakigura hirya yo ku Ruyenzi hirya za Kamuhanda naye nkagurayo ikibanza cyangwa epfo niyo cyaba ari n'ikibanza kibasha kujyamo inzu ariko miliyoni imwe n'igiciro na kadep ni miliyoni ntuzi n'agakeka yari karaho oya waguramo yego harimo n'agakeka yari miliyoni n'igiciro harimo utuntu twinshi wakoramo hanyuma ndayafashe nyaguze iyo telefone yego pe umbona kandi ikintu kimwe ntakibona sura telefone mfite nta muntu ukitaye ku by'amatelefone ngiye kukubona reka nkubwire ufite telefone ya Emilio Sexa nese nta zindi telefone ziri hejuru ya Emilio Sexa ubu sibyo na dutoya hari utwo nabonye ejo bundi twa matushe duto rwose duhenze turi mu matelefone ahenze ya Marix usanga dukoze nko mu mazahabu hariho n'amarija n'ibiki sinzi ukuntu tuba dukoze ugasanga kare nko muri miliyoni nka zingahe wenda uze kuguguringa uturebe cyangwa se uze kwerekana abantu n'udufoto kutwo dutuje ugasanga afashe ayo mafaranga sibyo nyaguze iyo telefone nuriye ku rwego cyangwa se ndi hejuru nko kuri nivo ya kangahe zazagaragara ndimo umuntu arampamagaye nditabye nyifite ku gutwi nteruye n'ibindi bintu telefone nkuru screen iramenetse sibyo reka breaks screen nimaze kumeneka telefone sinayiguze Emilio Sexa ninjya kugura screen usanga iri muri miliyoni sibyo Sexa abasigaye bari housing na ya mataporo usanga screen iri kugura miliyoni cyangwa amagaranga cyangwa se Christian if telefone ntamaranye n'ukwezi iyo Emilio Sexa buri abantu manu yarije abantu bafite umuryango hari ibintu runaka batekereza biba bitandukanye natwe urubyiruko nubundi iki kiganiro ntabwo kigambire cyane kuri abandi bafite imiryango nyine nkatwe urubyiruko twebwe urubyiruko ushobora kuba miliyoni 2 cyangwa yasohotse iPhone 14 ngombe nyitunge hahita miliyoni 2 cyangwa 1 n'igice harimo depo iranguza inzoga harimo depo iranguza amazi harimo depo iranguza ji wajya mu Nyange ugafata harya babyita ngo iki hariya
hano bagurira amata ugashyira icyuma hariya ugatangira ugakora nanuza n'izi ibiro bya zino depo z'inzoga za Bralirwa washingaga coffee shop amakuru numvishe nuko ugenda baguha amakazi urugero ukaragura bakaguha amakazi bwa mbere ukagenda ugura nyuma nyine ukaba uri gukora Christian miliyoni 2 wakora ibintu byinshi nyine icyo ni kimwe urubyiruko runyumva mbagiriye inama ubonye amafaranga rwose akaza telefone wazabugura telefone nta munsi hadasohoka telefone nshyashya ntuzagira ikibazo nta munsi hadasohoka inkweto nziza nta munsi hadasohoka imodoka nshyashya nziza kujya nambaye urukweto rutagaragara neza waguze inkweto ya make se gutwaye ya make rega ntabwo bigaragara neza nyine niko byumva Christian uru rubyiruko ariko uzi kugira ngo ujyane n'abandi basore uzujyane n'abandi basore ntuzabyo nyine ninkura icyo gihe nzabyo ariko si kugira ngo ubujyane n'abandi basore muri genge imwe nurangiza ubone niyo muntu uri kandi ufite amafaranga nuko abasore twifata tukigereranya cyangwa se abapapa tukigereranya nkashaka buri muntu Christian afite uburyo abayeho uburyo yakuze na famiye uburyo ibaye je ntago nje sindi Christian je Adolphe mfite famiye nakuriyemo mfite uko nakuze sibyo tubyitaho umwaka agombye kubyitaho kuko impamvu bakabyitayeho ntago ngiye nzashaka kwambara nk'uko weho wambara cyangwa kuko Inosa yambara cyangwa uko Claude yambara ko Claude iwabo baramusevingiye amaze gukura abaye tubararangije wenda abaye maniste afite imodoka ari kugendamo iwabo bamuguriye cyangwa baramusevingiye iwabo bari bafite ubwo bushobozi baramusevingira none akirangiza secondaire baramubwiye bati akira lava phone vo modeli ubugendamo mu gihe tukigushakira ibindi ukora sibyo aragenda akamwera fuel kuri bo sibyo Christian uwo musore numubona uzumva ushatse kubaho nawe ariko uhisuvuga uhisimusaka bavuga ngo ngegare niguriye rurita imodoka yawe iwanyu baguhaye yego je ntabwo mbyemera uri kugera mu kakari uri kugera ntera ibiziba ngo ngiyo modoka ngira rutikare igare niguriye impamvu igare biguriye rifite agaciro Christian we imodoka nguhaye inkweto reka ngo urugero rwajyaga rutugwaho nk'umurente sibyo njyewe Adolphe mama wanjye yiharahaye yanguriye inkweto njyana ku ishuri sibyo ndagenda wenda ndijajaye wenda reka dufate ku rugero rw'inkweto ziriho ubu wenda nguze wenda nk'abasore hari inkweto Air Force wenda nguze aka Air Force niko mfite imbere n'inyuma Christian sibyo nambara ngiye mu misa ngiye gusenga nsohotse ngiye mu kirori igihe mu kigo habaye ikirori akaba ariko gakweto nambaye mu gihe hari undi mwana iyo Air Force we ayireba akavuga ati sha uraciritse kabisa sibyo we agahita afata ya nkweto ngiye nazanye iwacu banguriye mama yisha kuyamaze n'iminsi ningahe atanywa isukari agahita yifata ngiye nayifashe nayogeje nayikubise icyako twari twayitaga icyangwa ukayifata ukayoza hebana ikabiburiye ukayishyira hariya cyangwa ukayikubita nko muri bag umutipe agahita aza agahita yiteramo agahita ajya kuyikinisha basket cyangwa volley cyangwa agahita ajya kuyikinisha foot sibyo uri kumva icyo kintu njyewe ya nkweto kugira ngo nyigereho Christian ngenzi imvune byansabye sibyo wa undi uyifashe we ugiye kuyikinisha foot cyangwa basket we ntabyo yitayeho aragenda nayishotesha ibyo niyo mpamvu niba Christian naguze urugero niba naguze imodoka yawe njyewe ukaza ukantera imodoka wagenda ugikomagura wagenda ugihondagura ku bikuta urayinzanira ukambwira uti pole nagonze imodoka ejo nkajya kugoroza nkateza irangi ukagenda wangaje uko ushaka amafitensi yashyiramo kubyumva kocokoco nta muriyaje ukayikomagura ukayingarurira ariko ngiye ka kamodoka ka gastarlet kanje naguze nzi uburyo kamvura ariko wowe kuko waje kuyinira ntabwo wowe uri wiha agaciro
nk'imodoka yande yanjye, kuko akenshi ntabwo nawe uri buyikoresha. yego kuko sinawe nubwo waba uri ngo nayikoresha uravuga ati wowe ufite amafaranga uravuga ati okay imodoka njye nipfa ndayikoresha, ariko ya modoka yanjye iri kwanjye wani yageze mu muhanda mubi agenda uko abonye, ariko ngendagabanya sirito play nkabanzamo ipine ry'iburyo byavamo nkashyiramo iry'ibumoso kuko ya modoka nzi uburyo yamvura. Rero nirwo rugero nari nguhaye rwa ya nkweto narwo, ya nkweto uragenda uyishotesha ku biti n'amabuye, mu gihe njye nari kugenda nigengesereye nagera no kubiziba n'ibyondo nkabitaruka, mu gihe wari ugende wahura n'ikibuye cyangwa n'ikibuye ukabura shose ukagenda ukuba. Hari abantu bambara inkweto bahengeka, urabizi inkweto ukayinzanira yahengamye, ya nkweto yahengamye yavuye mu mvune n'ibyuya bya mukecuru wanjye, sibyo? Waretse kunywa iyo sukari wenda ibyumweru nka 2 wibabaje wiziritse, ariko ibyo bintu weho ntabwo uri buze kubiha agaciro. Nibyo none nakubwiraga ko bidahura na rya gare ryawe weho watutubye witudubiye byavuye mu byuya byawe, ntazi uburyo waribonye, bidahuye na ya modoka ya wa muntu yaguriwe ni wawe. Niho hantu rero bitandukaniye, kuko irya gare ryanjye reka nguhe urugero, ntabwo urahura n'umuntu ugasanga igare yararitatse yarigize igare yashyizeho imitako, hariho ibintu nigeze kuribona ku Ruyenzi. Iryo gare wenda abantu bajya ku Ruyenzi bazaribona ritatse imbere kabisa, riratatse kuva nko muri metero. Ririya gare rero iriya nimanuye yavuye mu maboko ye, mu mbaraga ze, mu cyuya cye rwose ni vewiti. Rero ntimugasuzugura abantu umuntu uko wenda umubonye yambaye agapantufure cyangwa agakweto cyangwa agapantaro gashaje, ako gapantaro n'ako gapira wenda uri umukire yego, ariko igenda ukandagira abantu kuko abantu nitureshya ku isi n'Imana ntiyatureshyesheje. Rero ntabwo byatuma ukandagira abantu ngo wumve ko ngo umuntu ngo ari burutwe ngo waguriwe rava cyangwa waguriwe vewiti. Igare ryanjye ritamurusha agaciro, rirakamurusha cyane. Abadukurikiye kuri Adolphe Teke nagira ngo mbabwire ko abantu ntabwo tubaho ubuzima bungana. Iteka uzarebe n'abagenzi narotiriye rwose, numvise ko umwana ashobora gufata urukweto rwa mugenzi we akarujyana kurukinisha, nyamara uwo mwana nyiri urukweto wari rwonyine yari afite kandi uzi yari kurukinisha, bumva mu mutima wawe imiviri gutemba ukajya se dumukuremo ndetse inosa wagega ho uri kucira igweto, ariko we inosa habati cyane reka nyire basket wa rwose mumenye ko tutareshya kuri isi, kandi ikindi gukora cyane bishobora gutuma ugira icyo ugeraho, icyo uvaho ugira n'icyo ugeraho. Kwihangana biragufasha. Ikindi nuko twari tuvuze ku rugero rw'umuntu ubonye amafaranga ku ruhande, nk'umuntu uhembwa kwezi, ese iyo ubonye amafaranga ku ruhande uyakoresha iki? Uyinezeza mu cyangwa uyakoresha uyitezamo imbere? Rero nkubwire ko kwinezeza nta gihe bizashira, igihe cyose aba hari kwinezeza. Ushobora no gukora save ukwezi kwashira ukagira ikintu runaka ukoramo bikungikanya. Uyo uzarebe n'abazungu bo baradusize ari mu mitekerereze ndetse no muri byose, kuko we ashobora gukora agakora imyaka 10 cyangwa 15, wajya kubona ukabona araje avuye iwabo, avuye mu Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa Canada, aje hano muri Afrika agahita avuga ati ngiye maze imyaka 20 nkora no stop ntaruhuka, njya nibabaje, akaza agahita ajya muri hoteli araramo ku $1,000 ijoro rimwe, akagira ibiryo ashaka, agatembera agakora tour, ariko wowe ukabireba ukagira ngo ni ibintu ari gukora bihoraho. Ariko nawe ikindi we niyageze n'ahangaha ubu usanga hariya nka hoteli ishobora kuba iri ku $10,000 yagera n'ahangaha ibyo $10,000 akabizaramo iminsi 10. Yego, kandi we burya ni n'ahangaha ahantu baturushiriza ubwenge uwo bari kwiga. Ese hano hantu ushobora kuhakorera? Ese nahaba? Akenshi uzareba akenshi niyo bagiye basiga ama business buriya bagajya agenda bavuga ko na abirabura cyangwa se ntabwo ari abirabura, abanyarwanda ntabwo dukunda gutembera, dukunda kuguma ahantu hamwe, ariko ntekereza ko iterambere rimaze kugeraho
leta yacu irabidukangurira gutembera ntabwo tubikunda pe nubwo badukangura ntabwo tubikunda none se kereka harimo ikintu kijyanye n'ifaranga imirire y'ibyo bintu nibyo dukunda rero wenda ikindi kintu nakongeraho twubahe ubutareshya bwacu niba uri muri VWT ukumva ko umuntu uri ku igare asuzuguritse kandi n'umuntu uri ku igare ntaterwe ipfunwe nuko ari ku igare yego ntubone ko aratekereza ahubwo hari ibintu biba cyangwa se Imana ntiyaturesheje hari ibiba bidakunda wese agiye muri VWT ntibyakunda kandi n'ijyo uhera aho ngaho ubundi cya mbere ni ukwikuramo ipfunwe ryo kumva kuri ku igare ryawe ni iry'agaciro urikoresha rikagira icyo kikugezaho rimwe na rimwe ugenda uzamuka gahoro gahoro wenda n'urugero turi gutanga nawe ejo ukagera kuri VWT cyangwa ushobora kutagera kuri VWT ukagera kuri Land Rover kugira amato mu nyanja yego igihe cyose umuntu ahera kuri zero ko bavuga ko uretse wenda abana baba barasevingiye tuva mu nda ya mama twambaye ubusa nta kintu dufite tugasubira mu isi nta kintu dufite yasi kongera buri umwe wese uko yaje niko asubirayo yewe nubwo basubira nubwo baguhambara cyangwa bagushyingurana ariya mafaranga yawe hamo hari hasi aragenda akaboreramo akaguma gusa reka nkubaze ikibazo cya nyuma hari uwari tubajije ngo ese kuriya ku maradiyo amampuri uteraho modire ese iriya modire iri kwandika iri kukubwira ngo low battery cyangwa battery gushira umuriro biterwa n'iki rero yari tuno tumodire two duterano ikintu gishobora kubitera nandi kubitekereza ngo mubwire iki musubize neza ikintu gishobora kubitera urabona ko kari akamodire sinzi niba nabona modire nayona ushobora kukabona mu buryo bworoshye ariko kari akamodire wenda ku bantu twiganye ridakadi bwashize kari akamodire gafitemo regulateur de tension irimo ni ukuvuga ko iriya regulateur de tension uba washyizeho reka wenda mbisobanure mfite kano kamodire hano urabona ko hano input kinjiza volte 12 hanyuma hano hakaza ground ni ukuvuga ko nimfata volte 12 urugero hari ukuntu hano kubera gakoreshwa na 5 abantu bahita bafata volte 5 akaba arizo bashyiraho urabona ko hano hari volte 12 noneho iyi regulateur yifasha wa muriro wa 5 ikawuregulariza uza atari 5 yuzuye neza uza ari 4 n'ibice na kandi udafite imbaraga ariko ni ukuvuga ko nujya gutera modire ahangaho uzashyiraho volte 12 cyangwa se zibe ziri hejuru ya volte 12 ari nka 14 ni ukuvuga ko ya regulateur yacu ni regulariza izaregulariza ihita ikuramo 5 yuzuye noneho ya 5 yuzuye ihita ikoresha ka kamodire aka kamodire rero akagasirikire integre karimo setting ko umuriro nuba mukeya kakuwoninga kakakubwira ko battery ibaye low bisobanuye ko rero hano kuri input y'umuriro uri kwinjira muri aka kamodire urakababona yandi kibazo yari yambajije kugira ngo nkimusubize anabireba hano hagomba kwinjiramo umuriro hejuru ya 12 kugira ngo iyi regulateur yacu ibashe kuregulariza havemo umuriro ubasha kujya gukoresha aka kamodire niyo mpamvu rero gahita gatangira kakavuga ngo battery ibaye low no kuvuga ko hano bashyizeho wa muriro wa 5 hanyuma ya 5 yacu hanyuma wa muriro wacu wa 5 akaba ari wo wambuka ujye gukoresha aka kamodire ariko hari n'ubundi buryo wenda iyo washyizeho wenda tubare nka hari ukuntu abatekinisiye bajya biyeranja agasanga nk'umuriro wa ampuri wabaye deranje agashyiramo akantu k'agasharijeri ka telefone gasohora umuriro wa 5 kugira ngo kajye gukoresha iyi ridakadi nk'ubu wasanga ariko yari yashyizeho iyo rero wagashyizeho kubera gasohora umuriro uregerarije neza ubutari buhindagurike ahangaha kuri aya maguru yombi aha naha uhita uhahuza noneho wa muriro wacu wa 5 ugahita winjiramo direct ntago gahita kongera kuvuga battery low ubwo rero ndumva hari nawe arasubije ikindi kibazo ntacyo
ariko nyamuneka mujye mutera comment kuko tuba dushaka kugira ngo turebe ese ibintu twigishijwe twabimenye, ese ikibazo twagize turi kukibazwa, kuko ntekereza ko kugisubizwa, ntekereza ko nawe abari hano kugira ngo dufatanye twese tumenyere hamwe kandi icyagambere kugira ngo twiteze imbere. Noneho rero buri wese bakwiye kwisangamo, kuko ntekereza ko uyu nguyu ari umuryango kandi dufite umubyeyi mwiza utureberera. Reka tugomba gufata umubyeyi. Hari nabonye comment yari umujama wavuze ngo narakubonye wowe ngo uzatubamo umutekinisi. Urukumva rero bigaragara ko iyo umuntu atanze comment hari ukuntu umuntu yiyumvamo ko ibintu ari gukora hari abantu bari kubibona kandi bari kubikurikirana. Yego, ukabona ko hari n'aho bigera. Ega ejo nzaba nashaje, ariko byibura urubyiruko muzasigara muri mu kazi, mujye muvuga ngo reka ndebe kuri video ya wa musaza ahandi hari utuntu yigeze kwigishaho ndebe ko tukiriho. Naho rero turahari ngo dufashanye, dufatikanye niko isi imeze. N'icyerekezo cy'igihugu cya 2050 kivuga ko umuntu kwiteza imbere kwacu cyangwa guteza imbere kw'igihugu cyacu bizaturuka ku muntu ku giti cye, ku bumenyi runaka, ku kwihangira imirimo. Niyo mpamvu ubona na leta yashyizemo imbaraga mu bintu bijyanye no kwiga imyuga kugira ngo ubumenyingiro kugira ngo umuntu aziteze imbere. Ngira ngo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, nimba ari byiza mubyerekane tubone nyine ko mwabikunze, kuko tuba tugambiriye kugira mufashwe umunsi ku munsi. Twazajya tubikora rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru, hari ibibazo, hari ikiganiro runaka, hari ikintu runaka turi kwibazaho, kugira ngo buri wese ajye afashirizwamo. Yewe ushobora no kudakunda ibintu bya elegitoronike, ariko se mu bundi buzima bwawe ukoramo ntiwabona ikindi kiganiro kigufasha, kuko reka usibye n'ibi ngibi hari ubundi buzima umuntu aba abamo. Rero gusanga uyu mubosi unyicaye imbere afite igikampani kindi akoresha, afite igikampani gikomeye, afite farumasi, ukaba umubona ahangaha ariko yifitiye farumasi ahantu runaka, ukaba ubona rwose ashobora no kugira inama y'uburyo ibintu ushobora kubikoramo. Ariko ibyo byo ntabwo mbizi, ntimwifate nk'ihame, nta bintu bya farumasi nzi, nta n'ibintu bindi muzi, ibintu bya elegitoronike gusa, nta bindi bintu muzimo usibye ibintu by'amashanyarazi, tekinike, amashanyarazi, kandi nabyo ndizera ko mu minsi iri imbere tugiye kuzajya tubyigaho nabyo ibijyanye n'amashanyarazi. duke bigende biza. Ntabwo umwana ntabwo avuka ahite yuzura ingo, cyavuka ahita agenda. Abanza ziriya step zose, gukambakamba, kubika inda, kwicara, guhaguruka, kugendera ku bintu, guhagarara noneho akagenda neza kugeza ubwo tuziruka, ugahagarara noneho ukiruka, ugakura, ugasaza, nawe ugatangira gukorera abandi. None ukongera. Ubundi bavuga ko ubuzima bw'umuntu ni uruziga, ariko nanone bimeze nk'uruziga rwisubiramo. Sinzi ko wenda tubikana neza, kuko abantu benshi uko umuntu atangira umwana ngo iyo amaze gusaza buriya arongera agasubira bwana, kuko bitangira baguteruye urakabebe cyangwa se uruhinja, bikagera igihe uryamye, ukagera igihe ukiyegura, ukubika inda, wenda simbisubiramo cyane ko abantu benshi barabizi. Aho gutangira baguteruye bigasoza n'undi baguteruye, niba nendaga kugera uciye mu ijambo, noneho bikaza kugera igihe nawe ugakura, ukiruka, ukagenda, bikaza kugeraho ugatangira gusaza, imbaraga zigashira, ugatangira kujya ugenda gahoro, ukandagira isi gake gake. Mu gihe wagendaga, niba uri umusore wirukanka, niba uri umukobwa cyangwa umuju ugenda amabuno yazunguza, ariko bigera igihe abantu ugakonja, ugasubira hasi, ugatangira kugendera ku inkoni bikageraho bikanga, ukicara, guhaguruka bikanga, kwicara byageraho bikanga, ukiryamira gusa bakajya baza kukubyutsa, bikagera igihe ubona umusaza ku buryo batagushyize ku kazuba aba ari ikibazo. Ariko Imana izadufasha n'utuzasaza bityo batujyana ku zuba. Hari ukuntu bajyaga bavuga ngo
umusaza bamujyanye ku zuba ngo adahari ngo imvura yagwa ngo ikamunyagira ntabwo bikibaho simbizi ariko hari abasaza bakuze pe barahari abaguze nk'abasaza b'iyi minsi ariko njya mbona ukora siporo wagira inama urubyiruko mbega kuko uzareba abasaza benshi bakoze amasiporo reka ngo urugero nka Haruna nakuze bambwira akira muri under 18 under 20 ariko kubera siporo bapfaga kubyemera nta mashini z'abagabo zipima imyaka kwibaho byari kumwegera ariko uyu murebye ubona gifite akabaraga aracyakina karaje urashaje ntabwo mberwa gukora siporo ubwo nzageza imyaka nk'iyi niyo ntakora siporo ubwo mumeze nk'uko ukuri kuvuga ko kuba ngiye kwicara hari ariko bajya gukora udusiporo ntabwo siporo ni nziza mu buzima ugomba kugabanya ibinure ugatwika ibinure biza ku mubiri ukagira misikire nyamanyama ukavanamo isukari mu mubiri kuko isukari iratwangiza kandi tuba tunywa amasukari noneho yo mu nganda atari ibintu by'amaji by'amayawurute by'inagi biratata ano marikeri yose tunywa ni amasukari umuntu agomba gukora ku buryo abikura mu mubiri ndumva rero hari turabashimiye mwakoze kubana natwe nakagaruka kuri Adolphe Teke oya ni mukanya turi kumwe mu yindi video see you okay ciao